yara ku mukinyi nazo zikaba zamugezeho. Karasa hivuye. Hari ukuntu abahigi barasaga mwambi kera. Kare tubwire bafashe nyine umwambi ukageraho inyamaswa ivuye. Ko mbonye ndi mukinyi utangiye gutangazwa ari ngamba z'ubwirinzi ubwo niba like hafashwe ize ngamba kugira ngo Rayon Sport idatuma hamenyekana abakinyi iri gushaka ingamba z'ubwirinzi zigahita zibakumira ko mbonye n'urutangajwe ubundi bari bafashe ingamba nyine ko ingamba niyo bamutangaje no bari gutangaza abakinyi bashya ba Rayon Sport nyamara muri komite zirimo kuko nta kuntu mukinyi mushya Rayon Sport kugeraho wese kandi biri kuba ari byo ari gutashyirwa hanze n'ingamba z'ubwirinzi. Rayon Sport igomba kwisuzuma. Urumva nyuma y'ikibazo cyabaye kuri uriya mwataka bari bavuze ko bagiye kugerageza. Urumva kugerageza bagahisha amakuru akamenywa n'abaki ese n'ubundi amafaranga abakunzi ba Rayon n'ubundi icyifuzo cya Rayon nuko umukinyi wese uzayikinira mu mwaka utaha muri retour bijibuze kuri iki cyumweru iki turimo ku cyumweru itariki enye hazaba ari tariki zingahe enye cyumweru hazaba ari tariki enye kuko imwe ni kuwa kane ebyiri kuwa gatanu eshatu kuwa gatandatu enye Rayon Sport ifite match na AS Muhanga ubundi bakabakinishije ni Muhanga cyangwa ni hano rikawa zakina ni Kigali kandi eshatu wasinye zakina eshatu bazabyara n'abandi bagomba gusinya mbere abo bakinyi bose bagomba kuba bari ku butaka bw'u Rwanda ku itariki enye mwibanga rikomeye nanjye icyo nicyo nemera uko rikawa abantu bashidutse rikari Kigali iyo Karenzi utavuga rikawa amakuru yahawe na agent n'amahirwe nuko ari Karenzi wamugeze twari kubibwirwa n'iki kiragenda icyo nshyigikiye niba Prosper kuko ari wo wishyuye akavugana n'umu agent nzanira umukinyi akamwishyura n'ubu nicyo gikenewe ibyo bintu bisakara mu bantu benshi n'abatari butanga amafaranga n'ibyiki nyine nibyo niba muvunje avuga ati zana umukinyi mu ibanga kuvuga ngo umubyeyi tugeneye umukinyi w'ibihumbi 20 twavuganye nawe niwe ukwiriye kuba bizi muvunyi wenyine keretse na muvunyi abibwiye Fred na Ndosimana nta wundi muntu ukwiriye kubimenya dukeneye kumva ari nk'ibo muri turitse gusa bati abaswera bavuga ngo bo muri Miripoka cyane yangiye sinyisha umukinyi ukomeye cyangwa Simba so uyu mukinyi kuri akuntu kwari kawu byaturikiye hano abantu bakabimenyera nicyo gishobora ingamba z'ubwirinzi kugeza ubu ibitari byo aya makuru ya yasekara mu bantu benshi n'abadakwiriye kuyamenya ntawe baza amafaranga ubundi arabigirwa n'iki uyu mukinyi rero akina gatatu urumva kanze gato mu bihutirwa se Rayon Sport nayo na gatatu arimo musore Prince cyane akurusha abawinga ntabwo nk'umunyobye abawinga Karenzi yavuze ko bagiye gusisha abakinyi batandatu abawinga ni baburamo aho icyo mwe ni ahubwo muri batandatu ahubwo ukurikira rikawo nyine ni gatatu ubwo niwe ugezweho ariko ni batandatu bivuze ngo harimo n'abawinga Ganijuru Prince musore bakarebera kuri bench hari amakuru avuga ko musore Prince ngo agomba kugenda musore Prince ngo agomba kugenda bazasesa kandi sinzi niba bizashoboka mu gihe Aruna Feruza akiri muri Rayon Sport kuko kazo harimo ikibazo gikomeye Karenzi reka tuzanire ayo makuru yo mukinyi ariko harimo ikibazo gikomeye cyane muri Rayon kazuzi ko umutoza mushya kiza uyu Bruno Ferri Aruna Feruza yaramwegereye arambwira ati ikipe irimo amatiku menshi arashyushyiriza we n'usabiye umwanya Prince byose uzumva sibyo uburyo Ganijuru yabuze umwanya arambwira ati ikipe irimo abakinyi barya ruswa urugero umwungiriza Aruna Feruza ati ikipe irimo abakinyi bazi umupira ariko itangazamakuru ryangishije ubuyobozi n'abafana batahawe amahirwe Bruno Ferri arayoba rero ti umusore Prince gatatu mwiza mfite ikipe nyimaranye iminsi niyo mpamvu twibashishije yewe gatatu mwiza mfite umutoza ko yabonye gorira nubwo Frank yacenze Ganijuru ko yacenze na ntarindwa Reyo izamuko ritari rirangaye ko n'umuzamu yari mu izamu icyo niyo cyabuza Ganijuru kubanzamo kazo mugihereye twese twarumiwe umutoza ahindure list ahindure gatatu wari usanzwe amaze kumenyera abantu twese umunyarwanda Ganijuru ameze neza n'umunyarwanda ameze neza cyane forme zaragarutse ntabwo utekereza ikintu cya Kabange kuri kabiri kuri match ya mbere umutoza mukuru ahita ahindura kuko kuri match yaheruka gane match umutoza yarebye harimo Ganijuru musore Prince yamubonye ku buryo ari hita azana kuri match ya mbere wakibaza
niyo mpamvu mvuga ngo Haruna Feruzi ngo yinjiriye umutoza gucengwa na bayamari baracenga ntabwo gatatu benshi bakaba barabirukanye. Haruna Feruzi ni umurundi ukuntu yamara acenga gatatu mvuko byoroshye. Haruna Feruzi ni umurundi avuga igifaransa cyane, umutoza ni umufaransa avuga igifaransa. Lorenzo yararimo atubwira uburyo yegereye umutoza mukuru aramuyobya. ngo ikipe uburyo yasabye umwanya wa Prince ibyo ubona ko bimeze harimo amakipe. Bruno Ferri atera umugongo Romami atangira kumvira umurundi. Bruno Ferri ngo mu ruziga mbere y'imyitozo nyuma ya match ya Etincelle ngo yashyize abakinnyi mu ruziga bose na staff. Hagati ikintu cya mbere nabonye muri Rayon harimo abantu badakundana, harimo abantu mudahuje, ariko ndabikosora vuba. Nicyo cyihutirwa nakibonye. Nabonye bench uburyo imeze, nabonye abakinnyi, nabonyemo ikintu cyihutirwa. Nabishyize kuri X ndabibaza, ariko abenshi ko nta nubwo bushobozi baba bafite bureba kure. Nta mutoza mushya uhindura abakinnyi bane ntibibaho. Wowe utangiye kuvangira umutoza abaswa nyine benshi bahita bakonkoboka. Ibyo bintu yavuga kuri benshi by'abantu badakundana nka za nkonguru ziri mu gusa. Ntabwo coach mushya wabonye match Rayon yatsinze ntiyatsinzwe buriya Beni Musa guhindura list arabyemerewe. Kuba ati mwankoje isoni mwaransebeje kuri Bugesera. Haraba ngomba guhindura. Coach wari hanze Rayon Sport yatsinze 2-1. Urahindura abantu bane kubera iki? Warebye match umwe niwe wavunitse Youssou Diagne wenyine niwe agomba guhindura. Abandi bose bagumishe muri iyo myanya. Ariko ngo yaramwegereye umurundi. Haruna Feruzi numeko. Ati ikipe harababuza imyanya kuko beraka abanyamakuru banga abakinnyi. Ngo banze musore Prince kandi rewe gatatu mwiza uri muri ikipe. Bruno Ferri ati nibi. Urumva biragoye ko Bruno Ferri reka mubwire. Kuba haraje Romami akaba umutoza wa kabiri wungirije umukuru. Haruna Feruzi yari uwambere agahita agirwa gatatu. Ntibyishimiye. Ngiyo méchanceté iri kuri bande tusho ko bakorana batemerana. Bakorana bari mu buyobozi barazanwe n'ubuyobozi butandukanye. Icyo ni cyambere. Kuri bande tushe ntibishimanye. Rero urusha undi kwegera umutoza mukuru aramuyobye. Haruna Feruzi n'umurundi avuga igifaransa. Yaranyonyobimbye awe na Roma marakizi. Abakinnyi benshi abarundi. Ahubwo na Roma marakizi ahubwo. Agomba no gukunda agomba kutanguranwa amwereka ko ari umuntu mwiza. Kuko arabona ko nta jambo afite cyane. Kandi Haruna Feruzi murabizi ko ariko na maso y'ingamba muri Rayon. Cyane. Suca abana se. Karenzi yarabaje atarakora iki? Ariko rero ubundi ni ngombwa ko ikipe igira abo twakwita ingwiza mirongo. Muhembe ariko mukora. Feruzi ni ingwiza mirongo. None se akora iki? Akora iki akaka? N'ubundi uramuhemba. Ariko nyine Karenzi wamukuye kuri bench ukamuhemba ariko ari mu rugo. Wamushimiye. Jean Fidel namwemera ikintu kimwe nk'umusirikare. Yaravuze ati rero Majariho ntituri kumwe. Majariho ntacyo ntakukoze. Majariho narakugerageje urananira. Nta kirano nzakugirira. Ariko singushaka muri 20. Wamukura no muri groupe ya WhatsApp. Muri 20 bareyo. Niho za message zisokera. Majariho za message zo kudahemba zisokera. Majariho wajya gusinda Majariho ukora ibyo ushaka. Ntabwo uzajya kundega ngo sinaguhembye. Umwaka wari inzu urangira Majariho aragenda. Rayon Sport niba Feruzi bizi ko umushahara uzawumuha. Feruzi arakora iki mu ikipe? Feruzi cyara rwose ujya ushaka. Genza guhembera igihe ariko singushaka mu ikipe. Kuko uri virusi urateza ibibazo. Kuko Lorenzo avuze ikintu gena ribaje nta mutoza mushya bibaho uhindura ikipe itsinda. Abakinnyi bane iyo kipe so yatsindite uretse gutomboza. Youssou Diagne yavunitse na Cindy Paul umaze iminsi akina 11 yakina nabi yakina neza ariko abanzamo Cindy amaze kumenyera kuri 11 uramuhinduye. Uhinduye gatatu ganijuru undi ninde wakanira yahinduye bane. Ubwo nana Youssou nyine na Adama azana Fisto Ishimwe Fisto. Abakinnyi nyine yanasimbuje abandi. Ishimwe Fisto hagaze neza uyu munsi gusimbura Adama wakinnye neza kuri match ya Gorilla. Lorenzo dushakire ibigwi by'uyu mukinnyi Mome yitwa andika amazina ushake ibigwi bye yitwa Atipo Konde Charles. Atipo Konde Charles. Na mufite se byanditse ngo muhese kene shuti mbona uko ndi copy kutoka West Africa. Kutoka Congo Brazzaville. Otoho FC. Otoho irakomeye. Ayise Otoho. Sisi nabonye mu ngabo. Kinyi w'ikipe y'igihugu ya Congo Brazza. Yavuye Atipa. Atipa. Atipo.
reka ngo fodinge kamfadinge neza turebe birimo kugira ngo ugire kugira ngo bikorohere. nimero Charles 3 mushya Atipo. w'ikipe ya Rayon Sport uriya mwanya wari urwaye ntimushobora kubyumva. Charles Atipo Konde uriya bateretseho lateral poste aha niho utinyira Magnifique rero AS Otoho. Magnifique akorera imbere cyane nkunda abantu baba bafite mu gihagararo ndavivuye mbere na mbere. hariya wabimenye neza se umwanya umuntu uramureba si mugufi cyane ku mwanya we kuri gatatu kuri gatatu kuri gatatu ndabona lateral gauche. esa post lateral gauche yavutse muri 99 afite 26 afite imyaka 25 ni umugabo noneho ntabwo afite metero imwe na 83 afite 20 kore muremure muremure cyane kore nko umbrax urumva meze nkaho muzayirwa ukina muri yanga uyu mukinnyi yakiniye amakipe abiri yagaragara ku mbuga za internet hari yitwa Intel Club ndetse na AS Otoho Doyo yo muri Otoho Doyo ya Paveri Nzira rebera carrière nationale ari mu ikipe y'igihugu arimo cyangwa 2024 uyu mukinnyi yakinnye CAF Confederations Cup imikino 5 y'amatsinda Confederations Cup Otoho ari imbuga y'amatsinda ziragaragaza ko afite imikino 5 mu ikipe y'igihugu ariko biterwa n'igihe iyi edit yakorewe biterwa n'igihe urubuga rwa updatingiwe iya vuba hari ishobora kubitarimo urumva oyo Otoho irakomeye uyu mukinnyi ikipe nationale si ngombwa ikipe nationale si ngombwa ntunyure itwara shampiyona muri Congo Brazzaville ikipe nationale yayikiniye bwa mbere muri uyu mwaka niyo mikino yayikiniye bwa mbere muri uyu mwaka arimo kuva mu kwezi kwa gatanu ari mu ikipe y'igihugu yarimo cyane rwose ndashaka kureba no story zamwanditsweho ariko bamwe bavuga ubanzanira ngo Ivakunda Yanga kabiri. ahisa nyibutsa Shadrack Boka nari nibagiye gatatu wa Yanga muremure w'amaguru maremare Shadrack Boka w'umukongomani nice rwose basetsa uvuze kabiri nice awe ntunyobye rwose ngo akina kabiri nese ibibazo ngo agira ute ngo akina kabiri ndubivuze ko akina kabiri uravuze ngo yavutse bibiri kabiri nayo nkubwiye nti ko ndeba hamwe bavuga ko yavutse bibiri kabiri kubera urubuga urubuga rwitwa nguki nyinshi pe yaba ari mutorero 23 ariko si nuzane muyibona ngende ndebye muri transfer market 23 23 urabona bishoboye muga afite transfer market niba igihe ifite transfer market niho mubonyeho kandi nirwo rubuga nizera mu bintu by'intuzo nirwo nizera muri izi palmarès z'abakinnyi urumva Atipo Charles Konde AS Otoho kandi amakuru amuvuga none hari ku rubuga rwa Fecofoot noneho rwa nyarwo dore ifoto nyari muri national nyirango Charles Atiko Magnifique amafoto yabonye menshi akabakinnyi bari ibibazo bane mu bambere rwose n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu mufite ifoto yari muri ekipe y'igihugu igaragara neza se yavutse bibiri kabiri njye nabonye 9 muri nusu bya bibiri kabiri nabiguyeho ntacyo ushobora kongeraho 3 njye nabonye 9 ubwo akaba afite 25 imyaka yabo nyine ku myaka yabo nk'uko tubizi aba ariyo baba Kazuba duhe ifoto ari muri ekipe y'igihugu 25 twemere 2 twemere 9 hari na 9 9 njye nabonye kuri noneho njyewe byari bibiri kabiri emeri 9 njye nabonye muri yose si mibi niyo mpamvu nongeye 3 yose si mibi nongeye 3 Kazu uyu mukinnyi afite 26 bibiri kabiri 9 9 9 niyo mbahaye ifoto ari mu nari nongeye 3 abakinnyi benshi b'abanyafurika usanga barakase 3 4 5 5 nibura 9 niyo dufatiraho ubwo urumva ko ari umugabo ari mu gihe cyo gukina umupira rero 26 nari mu myaka myiza 26 ni cyo gihe cyo guhuzagurika nta gihari birabya abasindi Paul ni nayo ganijuru afite 26 Paul umumene y'ikigo buriya ganijuru afite 26 kuko Prince ni umukambwe okay niba rero ufite uyu na ganijuru banganya imyaka basimburana ntacyo bitwaye Prince yaje afite ngo 26 noneho mbonye ku rubuga rwitwa Solare urundi rubuga nizera cyane
ho bavuga ko yavutse 2001 urumva nyine imyaka y'umukinnyi ni wimenya n'ikipe twafashe 9 hano baravuga 24 dufate imyinshi n'ubundi hari aho bavuga 9 tugiye mu mwaka wa 27 we ni 26 niyo dufatiraho twe twemera ariko murasetsa munavutse ryari 9 yafite 9 urumva ko nibura icyo twemera ntarengeje 26 n'ubundi mu myaka araho naganijwe yavutse 9 urumva n'umukinnyi mwiza muremure ukinira ikipe y'igihugu muri uyu mwaka afite taye nziza pe nabonye amashusho hano ari mu ikipe y'igihugu niyo wari wavuze w'ingamba za bari nabonye bamutangaje mu ngamba dore ngo muri ikipe y'igihugu ngo mu mwambaro w'ikipe y'igihugu n'umukinnyi kazu rwose metero 1 na santimetero 44 n'umukinnyi umaze kumvikana rero ugomba no kuza byose byararangiye ariko kubera ibyabaye ku mukamerune ngo yagukanze ntibinuro yifuzaga ngira ngo nijoro nibwo nabwiraga wa Lorenzo ko nta mukinnyi yifuza ko yongera kumenyekana none se ko umutangaje ntabwo ari umutangaje kandi wavuze ko ingamba zamutangaje kare nawe se wayibonye nabibonye ariko ntibavuze izina urumva nta zina bavuze bavuze umukinnyi wa Congo Brazza bamutangaje bikaba bitari bumbarweho njyewe dutaye ndazihabarira uravuze ko akina muri otoho muri ekipe y'igihugu ya Congo Brazza ubwo ntatangajwe ingwe yagukanze ntabwo ibinturo aya iyo utavuze amazina burya otoho ntabwo ifite umukinnyi umwe ukina kuri 3 urumva harimo kujijisha ariko n'ubundi buriya detaye yazitanze Kayiranga genda byemera n'uyu nguyu se magnifique no kwerekana umunyamakuru agomba gushaka amakuru ahubwo twarangaye ntitwareba umva gake dore nguwo bonye story yamwanditswe 2021 yere kapiteni se Mercato Atipo Condé Charles signe Asanga Balende muri Congo le prodige latéral gauche du Racing Club de Brazzaville kumva nari nk'umuwinga se abayibereye imere reba pasi si babagoshe bagezweho se pasi mpenyezo ariko mwaritse nk'abamakuru Claude ni kuri yakinaga niyo mugabo akiri muri AS Kigali yakina ikipe y'igihugu ya Congo Brazza under 23 akiri munsi y'imyaka 23 nibwo yasinye ikipe ya Sanga Balende ubundi ikipe yita Sa Majesté Sanga Balende yaravuye muri ekipe yitwa Racing Club de Brazzaville RCB nibwo yaragitangira kariyeri nk'umukinnyi mukuru kipe yaraza Kasai Zambujimai rero umva ko nayo yakiniye nubwo imbuga zitagaragaza amakipe yose yakiniye ariko arenza 2 ikipe ya Sanga Balende ubunyibonye ubu ikipe ya Mbujimai ubundi amakipe reba uko natanga umupira nuko nafata umwanya arihuta pe ubundi kipe nka Rayon nyine abagomba kurekrita abakinnyi bo mu ikipe z'ibihugu niko rwego rwa Rayon burya gutoragura ubonetse burya wamwibeshya ariko umukinnyi uri mu ikipe y'igihugu basi se turemeye uyu mukinnyi turemeye araza oya basi araza ariko sara gusubira mu kanga akose nice nawe nka Thomas nyamara ariko nyamara ahubwo ubu Thomas kandi monyita ingamba zo irapfa kubera ko yamenyekanye ariko abareyo sibamba bari sigiye umutangaje bataza ngo Karenza tubuje umukinnyi azavuga ngo Karenza tubuje Karenza kuki utangaje umukinnyi imbere y'akamutwara none ukubivuga niba mugiye murandekaramo uyu mukinnyi agera mu ngama z'ubwirinzi bigenze oya ngo ashaka kuba ari management mu manager nizere ko atari umuvugizi niwe bakeka oya ntago ari umuvugizi nizera ntago ari umuvugizi aragenda nta muri mu matwi nyamara akeneye kongera nawe gukaza ingamba Charles Atipon Sport ibonye umulaterale mwiza pe umuvugizi rwose yakiniye ekipe y'igihugu ya Congo Brazza batsindwa Nigeria 2-0 mu kwezi kwa 8 tariki 19 yari mu kibuga banganya na Tanzania tariki 5 z'ukwezi kwa 9 yari mu kibuga ejo bundi naretse nkabwira match ukuvuga ni ekipe nkuru nubwo ari yacana nkuru y'igikombe cy'isi atangiye gukinira ekipe nkuru muri uyu mwaka kambereke match nkuru yaruka gukina mu kwezi kwa 19 yari mu kibuga bakina na Nigeria nyine okay yari kuri iyo match yari kuri iyo fedo match ntabwo ndeba ngo yakinye iminota ingana tariki 5 z'ukwa 9 sinde windo banganya na Tanzania 1-1 Dar es Salaam waje mu match yarayiriho tariki 8 z'ukwezi kwa 10 ejo bundi batsindwa na Niger iyo match yarayiriho tariki 14 z'ukwezi kwa 10
batsindwa na Morocco 1-0 match yarayiriho. ahubwo rero irabona amafaranga mugani wanayise Tujye muri Confederations muri iseze ejo bundi yari mu kibuga Stellenbosch itsinda AS Otoho. Stellenbosch yo muri Afrika y'Epfo 23 z'ukwezi kwa 11 ejo bundi match y'itsinda yego ya Confederation. Ejo bundi 29 z'ukwezi kwa 11 AS Otoho inyagira Belouizdad bitunguranye muri uko match yatunguranye banyagira Belouizdad 4-1 Belouizdad yo muri Algeria yari mu kibuga. Charles Condé Atipo vraiment numukinnyi wuzuye pe babwiye match zingahe mpuzamahanga muri ekipe y'igihugu ziheruka zose muri Otoho ntabwo numukinnyi uri gukina harya ntabwo ikipe yagiye mu matsinda we Otoho kandi ari byo nyine iyi mikino match ya Belouizdad no matsinda Otoho iyi match yo matsinda banyagira Belouizdad Otoho iri mu matsinda Confederation ya Confederation ndumva iyi match ari yo mu itsinda ese imure kuyite kipe iri mu matsinda ahubwo n'amafaranga tuyabara amafaranga bari uzani hanze nese ba Pavel nibanze gusubira iwabo ntayabayo amafaranga bayo ngabayo n'imvururu za politike ngabemerwa n'abatemberwa ahubwo bajya mu matsinda bati ko ariyo kiyoberanye ni gute bapenya bakajya mu matsinda muri ako kavuyo kose nta mafaranga ahari. Pavel yagera mu Rwanda akavuga ati sinahava bafite impano nyinshi ngira ngo ahari bafite abakinnyi abo bantu bapenya bakajya mu matsinda kuko urumva umuntu utagumana uyu mukinnyi ntiyagura umunyamahanga ukomeye we ntibibaho n'abene igihugu gusa n'abene igihugu ariko amakipe muri Congo Brazza akinisha abene igihugu hafi ya bose abenshi ndashaka kureba match z'ikipe CAF Confederations Cup bafitanye match na Singida kuba bafitanye match bakina Singida bahita bakina na Retour bafitanye match ebyiri na Singida niyo match ya gatatu bari mu itsinda rimwe na Belouizdad Stellenbosch na Singida muri Confederations Cup mu itsinda bari no mu itsinda rikomeye rwose. Hanyuma no tugarutse inyuma Karenzi ariko tuvuye kuri iyo match ndimo ndakuriza indani rwose biri kubera hariya muri Murera buretse gato mbere ko musesengura mu byo Aruna Feruzi yabwiye umutoza mushya wa Rayon Sport agarutse kandi kwa cyane zirimo ziza kandi kwa nizera kugira ngo uyu mukinnyi ataza muri uwo mwuka mubi yamubwiye ko Kabange atarusha Serumogo ngo ubundi ngo Serumogo ni ukwiye kuba titirere batamukinishaga nuko baromami babyanze kuri iriya match ariko ngo yari yabwiye umutoza ko usibye amatiku Serumogo ariwe titirere ugomba kuba titirere Serumogo kwire kurekurwa muri iyi Retour cyane ewana aho nizeye ni havuye mu bakinnyi bane